Yes, reka nongere mbasuse mbifurize gukomeza kugira ibe byiza cyane kuri mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV show. Mwese tubana umunsi ku munsi, ndabashimira kandi ndizera ko mumeze neza ndetse munakomeje kugenda mugubwa neza ndetse mukagira nibihe byiza aho muherereye hose ndetse n'ibyo murimo byose. Wowe wahisemo kubana natwe kuri Talent TV show, mu makuru menshi atandukanye urajya ubona byinshi bitandukanye mbere y'uko isoko ry'igura n'igurishwa ritangira. Ni vuba cyane, ubundi ibintu byose bikaza kuba ari uburyohe 5 kuri 5. Reka shampiyona irangire mu mpera z'iki cyumweru, ubundi ibintu byose bitangire kwigwaho ndetse buri kimwe gihabwe umurongo. Shampiyona izarangira, umuntu wese ahita amenya umwanya we ndetse na role agomba gukina muri APR Football Club ya sezo itaha. Ubwo ndavuga ku batoza ndetse no ku bakinnyi. Abakinnyi bamwe na bamwe bazagenda ndetse hari n'abasimbura babo muri rusange. APR ikeneye rutahizamu nimero 9, igakenera umukinnyi ukina nka nimero 6. Abo bose benshi bagenda bavugwa, amazina agenda avugwa abari menshi cyane, niyo mpamvu natwe muri ayo mazina bagenda avugwa tugenda tuyagarukaho. Niyo mpamvu uzumva tugaruka kuri byinshi bitandukanye ndetse no kuri bimwe biba bigiye bitandukanye akanya. Niyo mpamvu nje kubwira rutahizamu ukomeye cyane w'umunya Cameroon ukina muri equipe yo mu Misiri. Uraza kumenya ngo rutahizamu ni ndetse unaze kumenya nimero 6 umukaseri w'umunyamari ushobora kuza muri equipe ya APR Football Club mu mpera z'isezo cyangwa se ubwo shampiyona izaba irangiye, nawe agiye gutekereza ahandi hantu ya akerekeza. Uraza kumenya ngo uwo mukasere nimero 6 ninde ndetse n'andi makuru menshi atandukanye aza kuba agenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo ni updates muri equipe ya APR Football Club ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, byose uraza kuba ubimenya cyane. Niyo mpamvu musaba kubana nanjye, narakubwira ntikanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, ntuzagacikwe na updates nyinshi ziba zigezweho. Nyemerera dutangire iki kiganiro tuvuga byinshi bitandukanye. Birumvikana muri equipe ya APR Football Club twakomeje kugenda tubivuga, twanabivuze inshuro nyinshi ko rwose agomba gukoramo ikintu cyiswe umweyo. Abantu umweyo uzahosha n'abantu bagira imana, cyane cyane uhereye mu bakinnyi b'abanyamahanga. Birumvikana abakinnyi barimo badanindi ku mana twagarutse igihe kinini cyane ko bagomba kuva muri equipe ya APR. Abakinnyi barimo Batade Ruwanga nta ginutse bashobora gusohoka muri equipe ya APR Football Club. Hakaza n'andi makuru avuga ko noneho uwitwa Nshimirimana Sumail Pichu ariwe waba warisabiye equipe ya APR Football Club kuyisohokamo kugira ngo ajye gukomereza ahandi, na cyane ko ngo hari ama equipe menshi amwifuza. Gusa kuri case ya Pichu icyo nababwira cyo nuko umuntu wese ushaka Nshimirimana Sumail Pichu agomba kwishyura equipe ya APR Football Club umwaka umwe w'amasezerano Pichu yarasigaranye, ubundi agahita atwara boro cyangwa se agahita atwara umukinnyi muri rusange. Rero abanyamahanga bandi bazagenda barimo bitwa ba Pamusonge Bamoro bo bagomba kugenda nta gihindutse, na cyane ko urumva ejo hashize hasotse inkuru zivuga ko uwitwa Pam yasabye APR kuba yayisohokamo, byakumvikana cyane. Ariko the same hari abakinnyi bamwe na bamwe batazakorwaho n'umweyo. Ubwo ndavuga abakinnyi bazatizwa, bo ni abakinnyi bakiri batoya bafite imyaka mike kuba n'ubundi bagira ahazaza muri equipe ya APR Football Club. Ikintu gihari this time, nkuko twabonye umuntu witwa Nshimiyimana Yunusu agaruka muri squad, ngira ngo abantu ntago bazi impamvu Nshimiyimana Yunusu kugeza kuno umuntu atari wagumye muri equipe ya APR. Bundi APR Football Club mu bakinnyi bagombaga gutizwa hari harimo na Yunusu Nshimiyimana. Gusa Foroje we atanga recommendation bitko bitewe na taye n'igihagararo abona Yunusu nk'umukinnyi ukomeye nta hantu yagakwiye kujya. Ibyo byose hari abakinnyi bazagenda bitewe n'umutoza, cyane cyane uwo bisa naho bihabwa amahirwe ko igiceri gishobora kumugwaho bagategereza umutoza uzaza muri equipe ya APR. N'umugabo witwa Danindi Kumana ashobora kugira gutya, we na Pam bashobora kugira gutya, igiceri kikabagwaho bakaza ku training n'umutoza mushya uzaza, then umutoza akavuga ati abakinnyi nzabakinira nzabakoresha, ndabona hari byinshi bafite umuntu agomba kubakuramo mu kibuga. Ibyo ni ibintu bishoboka. Ikindi ni kuri directeur sportif.
ugerageje gushaka amateka ya Mohamed Mortave ushobora kuri Google Play Store, kuri Google ndetse ugasacinga buri hantu hose, usanga nta hantu na hamwe bamukubwira, nta n'ifoto ye wapfa kubona, uhita ubona abandi bantu. Ikigaragara ni umugabo wenda udafite address zihagije ku buryo wazisanga muri Google, cyangwa se utaragize ibintu bihambaye binini akora, gusa kugira ngo aze ni muri aim ebyiri. APR Football Club murabizi yabayeho ari ekipe ifite academy gakomeye, ari ekipe itunga tara zivuye mu academy. Adili yarabikoze rimwe avanamo abantu bitwa bagire, zana ba Mario Ishimwe Mario arabazana, bava muri academy baza muri ekipe nkuru, byarabaye. Ariko directeur sportif bari gushaka ni umuntu uzaza agafatanya n'umuntu witwa Yves Rwasamanzi, ndabibabwiye, bakita kuri academy za ekipe ya APR Football Club guhera ku bakiri bato, urumva kugeza mu bategereje imyaka 23 ngira ngo, yego, bagakora iyo academy bakayitaho, na cyane ko biri kugaragara ko this time ku isoko ry'abakinnyi b'Abanyarwanda, abakinnyi b'Abanyarwanda bahari ni bake. Abakinnyi b'Abanyarwanda bahari ni bake bari ku isoko, ku buryo wavuga ngo APR muri yagano kuvuga ngo umunyarwanda mwiza tugomba kuba tumutunze none tukamutungana nanone n'umunyamahanga mwiza, bizagorana kuba ibyo byose byagerwaho. Then bo barashaka gukora academy iza production cyangwa se academy zasohora babana cyangwa se za mpano z'abakinnyi. APR ntigiye gushaka umukinnyi wabaye flop cyangwa se wa mukinnyi wagize saison nziza imwe muri ekipe runaka ntoya cyangwa nkuru, indi saison bikanga. Bo barashaka gutegura umukinnyi kuva akiri umwana kugeza abaye mukuru, kugeza aba ageze kuri level yo kuvuga ngo ekipe nkuru iramamagara, ngiye gutanga umutahe wanjye muri ekipe muri rusange. Niyo ntego ya directeur sportif ya mugabo mwabonye, nibyo biganiro yari arimo, ntago ari umutoza abantu babimenye. Gusa ari amakuru ndi kumva ko ari umutoza n'umundi w'umunyakode d'Ivoire simbigiye kuzana ngo APR yaganirije, ntago nabyitaho cyane ngo mbyinjiremo. Umugabo w'umunyakode d'Ivoire toza ekipe ya San Pedro, ubu ngubu ni ekipe iri ku mwanya wa mbere muri championnat Côte d'Ivoire. Ni ukubanza umuntu akaneka neza akamenya amakuru yabyo, gusa ntago aka kanshobora kuvuga ngo bihagaze gutya cyangwa se APR contactinze uyu mutoza. Birazwi neza ko APR yavugishije bikaza kugorana kubera kontara ye. Ni abagabo babiri barimo Yohani Carlos Garrido ndetse n'umugabo witwa Julien Chivalier utoza Sek Mimosa. Abantu bigeze kumbaza bya Julien Chivalier ngo bimeze bite muri APR. Julien Chivalier kontara afite nigonga APR, kontara afite, gusa nanone maybe amafaranga APR yamuhemba niyo ashobora gutuma avuga ngo ngewe ndaje. Gusa ntago mpamya neza ko amafaranga APR yamuhemba n'ubundi yamwinjiza amafaranga yinjiza muri Sek Mimosa, kuko urumva Sek Mimosa igurisha abakinnyi ku mugabane w'Uburayi wagafata 30% ngira ngo 30% ko iyo batanze umukinnyi, urumva ko na amafaranga menshi afata hano muri APR ntago yapfa kuyinjiza, ntago yapfa kubona ayo mafaranga. Yego nibyo APR yaguha salary nziza, ariko ayo mafaranga aza nyuma ya salary ntago ayinjiza ni muri ekipe ya APR, kereka ari ekipe nayo yobatse ibintu bikomeye. Kuko urumva ejo bundi bagurishije Sankara Karamoko, bamugurisha ku mugabane w'Uburayi, ni muri Estonia ni he yagiye uyu Petit Sankara Karamoko wari witwaye neza muri Champions League, yagiye bamugurisha miliyoni nka 2 z'amayero ngira ngo. Yabonye amafaranga, ari amafaranga yakuyeho 2022 mwaka wabanjije uriya, bagurishije Umar Diakite, ubu ngo bari muri ekipe ya Reims mu gihugu cy'Ubufaransa. Bagenda babona amafaranga kuri izo transfer ndetse n'izo deals zigenda zikinwa muri ubwo buryo. Maybe wenda ashobora kwemera umushahara APR ameza nawe akawuhanika ko na APR yabimushaka, kuko ikemera ibyo ayisaba. Urumva nago wareka bonuses wakuraga ku mukinnyi muri Sek Mimosa ukaza gufata salary gusa, kandi ubezi ko nawe ibyo bindi wakoraga birimo inyungu. Ibyo no gutegereza byo tukabireba tukaza kumenya ngo ese Julien Chivalier yakemera kuza, gusa kontra
ye ni igoranye muri ASEC Mimosa, uburyo isobanuyemo n'uburyo ikoze nibyo bidahereza amahirwe APR kuba yasinyisha umugabo wigashakira ku yandi mazina atandukanye. Ku bakinnyi rero mu gihugu cya Mali hari abakinnyi bakomeye cyane n'ubundi basanzwe bakina ekipe y'igihugu ya Mali, bakanakina mu mashampiyona akomeye ku mugabane wa Afurika. Muri NBC Premier League ni shampiyona ya Tanzania, hari ekipe yitwa Simba Sports Club ifite umukinnyi yitwa Sadio Kanute. Ejo bundi nta gihe kinini giciyeho byavuzwe ko APR Football Club hagati y'abakaseri babiri Simba Sports Club ifite izakuramo umwe. Ubwo mu bakaseri bavugaga Fabrice Ngoma Ruwamba, uyu ni umukongomani, ndetse n'umugabo witwa Sadio Kanute. Gusa byahitaga bisobanuka neza cyane ko imyitwarire y'abakongomani bigendanye n'ibyabaye kuri Etienne Ruvumbu Nzinga bigoranye ko APR yasinyisha umukongomani. Ubwo amahirwe no mu gice kiragenda kigwa kwitwa Sadio Kanute w'umunyamali. Inkuru zaje kuzamuka ndetse izo kuza muri APR izongera umuvuduko nyuma y'uko uyu mugabo Sadio Kanute atangarije ekipe ya Simba Sports Club ko atazakomezanya nayo muri sezo itaha. Azava muri ekipe ya Simba Sports Club uyu mwaka urangiye, na cyane ko amasezerano ye azaba arangiye afite muri ekipe ya Simba Sports Club. Agomba kuivamo akagenda. Uwo ni kaseri nimero 6 mwiza cyane no muri aka karere nyuma ya Halid Aucho. Undi mukinnyi ni rutahizamu ukina ekipa El Guna yo mu Misiri w'umunyakameruni, bamwita Frank Etuga Ambera. N'umugabo iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga amafoto ye menshi uyabona yambaye umwambaro wa Hearts of Oak yo mu gihugu. Ni Hearts of Oak na Ashanti Kotoko. Ko ngomba kubanza nkaneka neza nkamenya. Gusa ni rutahizamu imyaka 22 uri kuza 23 umunyakameruni. Bigaragara ko ari n'umwe mu bakinnyi beza bifujwe na ekipe ya Simba Sports Club ndetse n'ekipe ya Kaizer Chiefs. Frank Etuga Mbera n'umwe nanone mu mazina akomeye cyane yakurikiranywe muri misiyo yahawe n'umugabo witwa Musoni Porte, ndabihamya neza cyane, wakurikiranywe nawe mu bijyanye no kuvuga ngo bashaka abakinnyi bashobora kuza muri ekipe ya APR Football Club kuko ni abagenti, kandi akaba ari abakinnyi bagomba kuza bakomeye ndetse banafite ibyo bakoze muri carrière zabo. Uyu Frank Etuga Mbera ni umunyakameruni, imyaka 23, agapima metero santimetero 85, ni umu center forward nimero 9. Nawe bivugwa ko ari kuri liste ya ekipe ya APR Football Club mu bakinnyi bashobora kuza muri Nyamukanagera mu kibuga kikasimitutu. Gusa byose mbizeza ko bigomba gusobanuka mu ntangiriro mu mpera z'uku kwezi ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo tuzamenya neza imikorere ndetse n'imigirire muri transfer window ya ekipe ya APR Football Club, na cyane ko bashaka kugura noneho bagasinyisha abakinnyi ariko umutoza nawe yaraje bagahita batangira pre-season, batazongera kumera nk'uko batangiye pre-season cyangwa se ekipe bayiteguyemo byumweru 2 bari gukine Champions League. Nuko bimeze muri ekipe ya APR Football Club niyo makuru ahari this time. Ubwo n'ibindi bigenda bizamuka turagenda tubigarukaho 5 kuri 5. Icyo usabwa no gukana subscribe kugumana nanjye ubundi ibintu byose bikaza kuba ari uburyohe 5 kuri 5. Nitwa Janvier Mukama, ini Talent TV show, komeza ugubwe neza.